ukabona abazalendo bigira biriya benda biri mu byifuzo bya M23 hajya n'indi bahari ndeka bundi ninde baje bakona reka bundi abarwanye kabuhariwe bakivogerwa n'abazalendo bigeze hariya ko batakivogera se aha cyangwa hariya I don't know ariko icyo ndeba nuko ntabwo abazalendo barusha M23 imbaraga kuki M23 reka abazalendo bakakomeza gusabota kugeza hariya wenda biri mu nyungu zayo kugira ngo biyohereze akazi barase hasubirayo bangaheze ko batatubwira amakuru ari amakuru bari abatera bose ntaho usubirayo barabakatinga bakabarasa bakabarangiza urumva wenda no mutego mutindi w'abazalendo bitega M23 ikagira gute gusa umuturage byumva aravuga ati se kumbe no kubimeze ntabwo mbone impamvu igisiga gifite intelligence gifite imbaraga zingana kuriya cyakubise umuzadeke kigakubita umunyafrika efe buri mwese umuntu akirukanka wazenda cyabakinisha mu buhe buryo se byanze bikuze inyeshyamba zifite uburyo biriya bintu zibyungukiramo nk'ubu ngubu tufata urugero muri rucuru bashyizeho icyo bita umukwabo ibikorwa by'abazalendo bagomba kubiburizamo technically ko biremewe birashoboka wenda ntibijana ku ijana aho kubona zano bibasira mugi bagakoresha n'inama muri aho ngaho you are not serious dore 500,000 dollars ari ku meza yanyu iyo nama mukimara kutwereka video murahita muyabona kuri momo muyagabane bahashyize tamajuruse bakahimukira bakagenda bakahakorera akazi bakahatunganya nakandi nasozerezaho nibafate mapengo cyaricyo mapengo n'ibihanga bafata ibihanga biri muri Walungu biri muri Mwenga biri muri Uvira aho usanga umuntu ashobora gufata umusozi uri hakurya nuri hakuno hagati hakabazalendo bakamugira n'inyuma nibakore perimetre muri strategie tactique birashoboka ushobora gukaraga igifashe iyi kote ikaza igira gute mugashyira hagati ino mikoro M23 iza Walungu yarahageze ejo bundi mwarayibonye iriza Kamanyora yego General Sematama urumva ari mu minembwe kuki badakanda ngo bakandire hagati bari zayitombwe nayo hose na Mwenga baba bazalendo n'iki byose bakiyakora n'abarundi babakuremo ibi ndabizi iyo mbivuze ati bwe wajya biriya byo no ubuswa gusa no bucucu mu gisirikare umuntu mu general muzima kura amafuti nkari gute if you are a general ukaburi AW brigade commander regiment commander urumva ndabyemera mvuge ndiko bamugani no mu cyumweru kimwe hasigaye bahasoza ibe na beni bayifata na Butembo bayifata babishaka mu cyumweru kimwe urumva no matawate ariko niba bagikinshasa bamaze imyaka 4 batarafatana Kivu yombi dore muri rucuru cyarimo intambara muri warikaye nta niki ubwo je mfatiye kuri iyo example kuri iyo bilan ubwo ndakubwira ko nishiza batapfa no kugerayo imyaka wenda 70 ugenda gutyo uko bagenda uyu munsi bazagishisha muri 2074 nise FDL yarwanye amezi 7 bamaze imyaka 4 ntibarafata Kivu yose ntibafata iyo hepfo ya ruguru ako marishari mvuge nguki muhamugira ngo ndirimbe mvuga ibisigo ntabwo ndumwa artiste anga zikurasa nabambere nabatire delete nabasniper sinakubwira politique yarabihisha urabona uruhara rwanjye kizemo ingofero ntiwarubona politique yemeze nk'uruhara kizeho ingofero barayitwikiriye nibanze kurwana gusa izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Gabaho ibitero bikaze muri Bukavu cyangwa se muri Bukavu na Katana ati abazalendo kabisa ibitero byabo biri kudushegesha no kubeshya ababeshya ari politique ziraho ngaho umuzalendo yagushegesha koko none se ureka nkubaze wemera ko hatari ubwo bagaba ibitero bikarangira byisha abantu hari abantu bapfuye hari umuntu se none se umunsi aho yaburetse hari umuntu ubuza abantu gupfana ari intambara oya
ariko ibyo ni ibisanzwe. ibyo nabyo nese utekereza ko bidashegesha mama 23 ntacyo bishegesha. ibyo byose kubera yuko niba uvuga ngo Bukavu urayifite reka tugende ayo masha Bukavu ndi kwikontorora sibyo ariko umunsi kundi izo sabotage zirabana bagapfa ese umuntu wapfuye sibyo ndagiye tugendane uzamwumvisha ngo aha hantu ndakontorora kandi abantu bawe bari kugupfa zagorana aricyo M23 tubwira niba iri kuri beach irimo koga yumva yarageze nibyo nigeze kuvuga izabisobanurira abaturage cyangwa niba atari amayeri yayo gutuma abazarendo batera kugira ngo ibone ko ibazenguruka ibicira icyarimwe ibafatira icyarimwe byose birashoboka buriya bisimwe ibyo avuga ni bya bisimwa n'icama kiwe cya M23 na FC ariko kuri ko ibintu bujya mugomba no kugutekerezaho ni gute umujyi wa Bukavu gicokozwa kugira panzi ukabona abazarendo bigira biriya bende biri mu byifuzo bya M23 hajya n'indi bahari ni Kabundi ninde baje bakona Kabundi abarwanye kabuhariwe bakivogerwa n'abazarendo bigeze hariya ko batakivogera se aha cyangwa hariya I don't know ariko icyo ndeba nuko ntabwo bazarendo barusha M23 imbaraga kuki M23 reka abazarendo bakakomeza gusabota kugeza hariya wenda biri mu nyungu zayo kugira ngo biyohereze akazi barase hasubirayo bangaheze ko batatubwira amakuru ari amakuru bari abatera bose ntaho usubirayo barabakatinga bakabarasa bakabarangiza urumva wenda no mutego mutindi wo bazarendo bitega M23 ikagira gute gusa umuturage byumva aravuga ati se kumbe no kubimeze ntabwo mbone impamvu igisiga gifite intelligence gifite imbaraga zingana kuriya cyakubise umuzadeke kigakubita umunyafrika efe buri mwese umuntu ndakirukanka wazenda cyabakinisha mu buhe buryo se byanze bikuze inyeshyamba zifite uburyo biriya bintu zibyungukiramo nk'ubu ngubu tufata urugero muri rucuru bashyizeho icyo bita umukwabo so mu gushyira iyo lockdown umuntu uze niba nayita lockdown umukwabo muri rucuru babujije abaturage gutembera mu gace ka Bambo na Bwito nyuma ya saa 12 kujya mu gitondo yego no kuvuga ko M23 igiye ishyira amategeko akunda kana kubahirizwa none Katana ozarantura do Kavumo airport cyangwa se kumanuka aho muri Karehe n'ahandi hose kuki muri site kive mu M23 itarashyiraho umukwabo urebye nyanyige zimaze kuraswa nk'inshuro 3 ziri serious nta mukwabo turahabona sibyo ariko muri Bwito bawushyizeho yego iyo uyitegeka nta wandya wamara ngo tuboneke mu M23 iconcentrate imbaraga muri Nord Kivu byagira muri site Kivu ka potopoto sinanumva impamvu Bukavu ikomeza kunanirana hakiriho gavana uriya wagiye bahaye ibyo ngiterambere nabona uriya niwe munyantege nge nabonye mu gavana babaye muri M23 nubwo bataraba benshi uyu nguyu ugiyeho ngo wabwise izina ryarananiye kubimenya urumva we ubona kagerageza kwegera abaturage ariko gavana is not enough hari umusirikare Colonel Maharo mbona ari kunda kuba muri Sud Kivu mu by'ubutasi yego na boss wenzenze n'abandi bose ko bafite ubutasi nibyo bita counter intelligence control espionage ibikorwa by'abazarino bagomye kubiburizamo technically ko biremewe birashoboka wenda ntibijana kwijana aho kubona zano bibasira mujyi bagakoresha n'inama muri aho ngaho you are not serious urumva cyangwa ubwo buryo mubonamo uburyo bwa opérationnel mungukiramo muvuga muti were mwakoresheje inama twababonye ambush nta numwe uzasubiraho yavuye byose birashoboka bikana binajyanye nuko nanone Kinshasa nubwo yambuwe hariya military physically ariko iyacyahategeka mu buryo bw'amafaranga iracyohereza amafaranga muzatera igitero umujye panzi mukoresha inama dore 500,000 dollars ari ku meza yanyu iyo nama mukimara kutwereka video murahita muyabona kuri momo muyagabane birashoboka ko Kinshasa yishura sabotage zikorerwa hariya ariko se mubikoraho iki yego ntago M23 izategeka ahantu nkunda kubivuga ngo habe criminalité niko nabyita iri kuri zero rate ariko nanone nyange zitewe rimwe tewe kabitewe gatatu no kuvugura indangare ku cyantu hatewe hakojya gasubira kuri antenne kuri KanTV ibukavu hatewe rimwe kabiri gatatu uri indangare komando muri hariya irwaye iki ese Makenga yakwimwita amajoro akashyira muri Sud Kivu kubundi ushaka iyo ushaka ingabo zegera afana ibinyira nigeze kuvuga avuga ijambo kuri YouTube icyo nukuri no umugenerali ngomba gufatiraho n'intuze na references byo mvuga avuga ati mu ngabo za kera abantu bashaka komanda bari hirwamagana abantu bari Kigali niba nta mu Scotland atari ko iyo wegereye umusirikare kuri komando nta n'ikintu yanakubeshye ibyo biri on record urumva ese komando ma M23 yegereye abafasi bari hasi mu gufata ibyemezo bahashize tamajoruse bakahimukira bakagenda bakakorera akazi bakahatunganya nakandi nasozerezaho nibafate mapengo sericyo mapengo n'ibihanga bafata ibihanga biri muri Walungu biri muri Mwenga biri muri Uvira
aho usanga umuntu ashobora gufata umusozi uri hakurya n'uri hakuno hagati hakababaza rero bakamugira n'inyuma nibakore perimetre muri strategie tactique birashoboka bakore rwabo ruziga rwabo igice cy'ukwezi rwabo icyabarwanya ibyo bazi ukuntu babikora ku buryo utabona utuntu tumeze nk'uduhanga tugiye turi muri defense za M23 nk'ubu umuntu abakiri katana mwarageze general colonel Gaceri ari mu Minembwe namunagani abantu sibizi inyeshyamba za M23 zagiye muri Sud Kivu zirakotora komando muri Sud Kivu irarwaye ikibazo cyo muri Sud Kivu ariko muri Kivu baragerageje barazenguruka barakora ko kurabona ko yego FDL ishobora gucokoza za Rucuru hagati za Mabenga nayo hose kubera ko hari amashyamba manini cyane hari abatwikiriye amadoka bya ntago byabura ariko ubona ko perimetre ya Nord Kivu ikoze neza uturutse ku kiyaga cya Vicumbi iki cyahoze ari Rwicanzige za Chavinyonge n'ahandi ukagenda ukajyaho bitaza Kitsumbiro I don't know cyangwa se mazino ari Bongo ujya Rubero ukageza Mambasa hirya ukazenguruka zagaruka Warikare iriya perimetre ikase neza ntago ivogerwa ariko muri Sud Kivu sinzi ikibazo gihari haricyo ngiye kuvuga bongere bantuke ni ubuntu kunuka ntago M23 igaragaza ukuntu ihuza operation natwirwaneho kandi bari muri FC bombi kugira ngo twirwane ituruke hepfo urumva muri Minembwe igana ruguru na M23 ituruke ruguru imanuka za Ruvungi nayo hose baze bakandire uwo bari hagati urumva ni ukuvuga ngo urabona ukuntu igifashe kimeze igifashe ni ikintu gikora gufata imbaho ushobora gukaraga igifashe iyi kote ikaza igira gute mugashyira hagati ino mikoro M23 iza warungu yarahageze ejo bundi mwarayibonye iriza Kamanyora General Sematama urumva ari mu Minembwe kuki badakanda ngo bakandire hagati bari zayitombwe nayo hose na Mwenga babazarendo n'iki byose bakiyakora n'abarundi babakuremo ibi ndabizi mbivuze ati banga umuntu uvuga ibintu biri technique n'abanyamagambo gusa n'abanyamatiku M23 ni garagaze physical bakikorana na M23 bahuza ibirindiro n'utwirwaneho naho kugeza uyu munsi nta mikoranire mu byo buri physique giye mbona ntabwo bagiye kubakorana Mwenga yagomye Minembwe yabikibura umunyu ejo mundi bibuka abanyamurenge biciye muri Gatumba berekanye ko mu ngwana Minembwe ifite irimo abanyamurenge benshi ikiri isolated donc ntabwo ifite kurigerwaho n'ibyangombwa by'ibanze indege bagiye muri barayirasa buri kimwe cyose none nkubwire rero niba iki cyama kiri kubiri kumwe byombi nibakuremo ibyo bihanga biri hagati bakoresha juxtaposition de position militaire urumva ya mihanda ikore wa munyu ugereyo n'iki impasse hagati n'iki wavuga utya bati wazanya amacakubiri bavuze ko abana badafatikanije babitugaragariza twe ntabwo turanga ko tubaririmbe tuvuga ibihari niba tubwire yuko hari umuhanda ufunguye uva muri Bukavu usapurenga Minembwe urahari niba udahari se kuki Minembwe iri FC rugomeka ba FC hagati y'akari amashyamba ntibahuze ese ahantu General Sematama yanyuze bamuvana kwivuza akava muri Bukavu Kamanyura akagera muri Minembwe iyo abandi baturuka inyuma baza baramforce izo position uwo murongo waciye magenda evidemment ajya no kwivuza ukaba ukontrolwa nabo ntibajye bagenda ngo bahasige inyuma hasigare uncontrolled babiki niki kibabuza guhuza ibirindiro ibyo impamvu barayizi ariko niba bayizi ibyo birabareba iyo mpamvu ntabwo nyizi giyewe hazagira insubiza wenda hanyuma nyine ibintu bigende neza ndetse no muri wo katanga FRDC yakajije umutekano kubera kwikanga ko isaha n'isa ishobora kugabwaho ibitero biriya byo n'ubuswa gusa ubucucu mu gisirikare umuntu w'umujenerali muzima kura amafuti nkari gute if you are a general ukaba uri AW brigade commander regiment commander General Kapende uriya numwe wishe se wa Kabila yego donc yarashe Kabila afungwa imyaka myinshi Kisekedi aramufungura yari colonel amuha general amuhaye general amuha kuyobora iriya zone militaire yego bagenzi banje basasenguzi nge no bavuga ko impamvu yayo kuyobora Katanga ari ukujya kumukandira neza no guhombanya abi wabo wa Kabila aturiye wagufunze genda uyobora iwabo nta gipinga kizahaturuka nta uzagira gute kubera ko hari nawe yaraguhemukiye nta miyaga uzamushyiramo mumbabarira hanyuma iyo general rero ntabwo ushyira agace uyobora muri standby class 1 kandi uzi ko umwanzi wowe wite mu 23 wikanga cyangwa undi mwanzi wari wese icyerekezo arimo wenda ukizi n'urugero ndimo kuvuga yego ubu n'umusirikare nyabaga bibitero ntagamena nk'ingabo z'u Burundi ngo zugira ngo
imvugo ivuga ngo umwanzi arakurondera ntago murondera sha niko nyumvira n'abantu b'abagabo bazi ubwenge n'abagore nabo bameze bagakoranye n'abarundi koko urumva bagakoranye n'abadede ariko uretse n'abadede n'abandi n'abakira niko bavugaga ntabwo ngiye kubatse kandi bahuje ingabo ubu ngubu uriya niba yumva hari menace jyaho nkeka ubwo wenda no gutinya ko Ventura yava Fizi ikamanuka ikaba yagiye gufata Tanganyika province muri ho Katanga igafata na Lubumbashi yagabye bitero erega iyo mvuze ngo Ventura ntago iseha igifashe ngo ikande FARDC n'abafatikanije na FARDC nayo nibyo navuze ntangiye ikiganiro kuki se batayikanda kandi ara bigaragara ko bagira gutya bagahuza Kapende rero icyo akoze ni ingamba z'ubwirinzi ntabwo nazihakana ariko ni ingamba z'undi z'ububwa kubera ko ntabwo wambwira ngo murinda amabanke muri iki niki nta bitero wagabye ko ukeka birashoboka cyerekana ko kubwira impamvu yindi nakeka ntabwo mushobora kuvuga muti inite ziri muri Katanga zizamukira icyarimwe zikubita zikuramo zerekeza Bukavu mwayihabaza no bazayibohoza FARDC ihora yihishe mu bishaka so ingamba za Kapende zirerekana ko muri tactique ari ingamba bita ingamba ziri defensive. They are defensive measures. They are not at all offensive measures. Kandi y'u Rwanda abantu bakiri mu ntambara kuriya wenda babifata byombi uri offensive uri defensive ariko ntabwo defensive gusa usa kurinda aho uhagaze naho bagwaye kurinda ndabyemera udashobora kujya kurwana no gukumira bikumara iki Kapende yari kuba general mwiza ariko yabwiye ingabo ngo mufunge imizigo butu gikomando tugiye gukubita twirwaneho muri Minembwe azikatayinesha ubwo niyo mpamvu utabikoze tuzakomeza no kuri Ventura tuboze turuka ashobora guturuka menace ariko ubwo nibyo navuze nanone ngo nayo Ventura nayo ubwo mvuye kuri Kapende mashaka agiye kugira ngo tujye mu mpande zombi bose ni kimwe nayo Ventura ifata nk'icyumwe tuzaza kuzimya intwara aho mwazishyize naho ziturikira amatangazo bazi kuvuga amatangazo bose ugategereza ukabona wowe bose barasinziriye bameze gutya bameze nk'abantu bose bari mu ntuzi ubundi u Rwanda ugakubita duyi ukamurasa bombe ku yindi misile ku yindi ibifaru bikarwana mukabitwika SPG9 bigashya kajugujugu mukazihanura mukire ku butaka no mu mazi mukagwa intambara itarimo amagambo ameze nkaho gukina ku mubyimba abaturage baheze mu rungabanga batazi mwese bamuzagarukiriza intambara barabongo bikoreye uturago mwega mu mabenz mu modokari meza mu majipe atatse byose bafite abarinda umuturage raho gusa Kongo kishana ntacyo yitayeho Ventura ntacyo yitayeho amamodoka no sumwe inde ugira ubivuga nka hari bice afite amamodoka ariko ndavuga bose ubwo mfatiye hose leta na Ventura nabakire pe izi nyeshyamba nabakire none barimo gukina ku mubyimba abaturage ba Nyarucari udashoboye kurwana Ventura nambika intwaro hasivuye ko itagishoboye kurwana intambara if bashoboye kurwana intambara bakubite leta bakuremo kuko nishaka kuganira nabo yabinye abafungwa igira ibyo kandi babikore bahagurutse ingabo zirwane cyangwa bavuga ntago tugikishasa dore aho twashize imipaka tutazarenga nicyo nakubwiraga mu kindi kiganiro so akavuyo kari mu intambara na daira muri intambara ishobora kuzamara imyaka n'ijana kubera manque de détermination manque de sérieuxité urumva benshi bavuga ko ishobora kuri kugana se ku musozo mu myaka iri imbere cyose abo bazi amakuru ntafite niba ari ndavuga mu abari bo bose niba ari intambara ya Kivu urumva yego wo yabanarangiye siko nkora kukubwira niba ari intambara y'Kinshasa ntiratangira none suko babo benshi uvuga bashigiye kuki nagira principe ashingiraho ndabyumva nambwe ati zinyeshyamba reba FCM 23 nta nubwo ihurumbire kisangana ikindu wherever urumva ndabyemera mvuga ndiko kwa mugani no mu cyumweru kimwe hasigaye bahasoza ibe na Beni bayifata na Butembo bayifata babishaka mu cyumweru kimwe urumva no matawate ariko niba bagikinshasa bamaze imyaka 4 batarafata na Kivu yombi dore muri rucuru cyarimo intambara muri warikaye nta niki ubwo je mfatiye kuri iyo example kuri iyo bilan ubwo ndakubwira ko nishiza batapfa no kugerayo imyaka wenda 70 ugenda gutya uko bagenda uyu munsi bazagishisha muri 2074 nise FDL yarwanye amezi 7 bamaze imyaka 4 ntibarafata Kivu yose ntibarafata iyo hepfo ya ruguru ako marishari mvuge nguki mwamugira ngo ndirimbe mvuge ibisigo ntabwo ndumwe artiste anga nyene no musesenguze niba bitwereke mu bikorwa bagaragaza manifesto y'icyo barwanira ntiturenga hanga Amerika ibimenye Qatar ibimenye akarere kabimenye East Africa ibimenye SADC ibimenye yewe n'umuntu ubereye Manyema
gatunga tunanganirwa avuga ati ndahangana n'ibibazo bya leta ntabwo ndi muri vision ya leta yambaye inyeshyamba uri kisangana tuze sibyo noneho iki kintu baba bakoze gituma na leta idakomeza kubeshya abaturage ngo turinze inyeshyamba mu gace kanaka icyo gihe mugaragaje mukarinze biko ntaho twenda kuza no gukweza no mu Rwanda ariko baratinya ngo batavuga ngo dukoze balkanization batavuga tugize gute bameze nk'abantu mbega batabiyaminiye kuko ikosa sinjije na M23 ndishinja guhera kuri LCD zombi kajya kuri CNDP kujya kuri M23 mbere ya kabiri barwanye iteka batagira principe zihame shingiro gusuze tutuntu bashyira ku meza ngo baganire abantu bashinga amashyaka muri Kongo n'imirwano ntibagira principe bagira cause gusa kandi cause na principe nakwiye ko bitandukanye cause irashira principe ikagumaho bazi kurasa n'abambere n'abatire delite n'abasniper sinakubwira politique yarabihisha urabona uruhara rwanjye kizemo ingofero ntiwarubona politique yameze nk'uruhara kizeho ingofero barayitwikiriye nibanze kurwana gusa. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.